Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 22 z'uku kwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Nyemera tubane muri izi update ubashe gusobanukirwa neza ibyiriwe ahangaha ku kibuga cy'imirwano by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nago turi bujye kure y'uyu murwa mukuru uherereye muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ni mu mujyi wa Goma, ho byaramutse byadogereye mu masaha yo mu gitondo kugeza n'aka kanya mbagezaho iyi nkuru. Nizere ko mwese tugiye kubana muri izi breaking news mugasobanukirwa neza icyabaye kidasanzwe ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Biragaragara ko rero habaye imyigaragambyo idasanzwe y'abanyekongo benshi babarirwa mu magana baje kwirara mu mihanda igiye itandukanye igize uyu mujyi wa Goma. Nyemera rero ngene nkubwira ijambo kuri ndi ngira ngo mwari munkumbuye muri benshi. Nagarutse kandi akaniko kanye kiza ko kubagezaho amakuru nk'aya ngaya, amakuru aba yizewe. YouTube channel iracyari yayindi ni Subiza TV, aha niho bibera, hano ukora amakuru abadasanzwe, na amakuru abagezweho, kandi nizera ko mwese mwarangije gusobanukirwa neza ko umuntu kigera ahangaha aribwo bwa mbere duta tumubwira ngo nakore subscribe cyangwa isabone bitewe nuko abyita. Ifatwa ry'umujyi wa Uvira ndetse no kongera kuvamo ku mutwe wa 23 bikomeje gutera ikibazo bamwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Goma. Ni nayo mpamvu bamwe rero bagiye babyukira mu myigaragambyo itandukanye, aho bamwe bari bafite ibyapa ndetse abandi baririmba indirimbo zigiye zitandukanye bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse abandi bavuga ko bishimira ubuyobozi bw'uyu mutwe wa 23 cyane ko bagiye bashingira kuba barabonye umuriro ndetse bakanabona amazi, yewe bakakomeza kuvuga ko banafite umutekano. Nkubwiye ko aba baturage bo muri uyu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero kuri uyu wa mbere tariki 22 Ukuboza baramukiye mu myigaragambyo. Ntago nabambeshye, ni imyigaragambyo yateguwe na societe civile, ubwo by'umwihariko hari higanjemo urubyiruko rwo mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe wa 23, ugomba ndi kuvuga intare za Sarambwe. Ibi bikaba bigamije kwamagana kuba izi ngabo z'uyu mutwe wa 23 ziheruka kuva muri uriya mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amashusho yafashwe ndetse nakubwira ko yanabanje kugenda asirikira kuri social media. N'amashusho rero yafashwe n'abanyamakuru b'abanyekongo, aho yerekanaga amagana y'abaturage bari mu myigaragambyo bafite ibyapa byanditseho amagambo yuko badashaka ko uyu mutwe wa 23 uva muri Uvira, ndetse nubwo ingabo za DRC zagiye zisubira muri Uvira ariko bakomeje nabyo kubyamaganira kure, bavuga bati uyu mutwe wa 23 cyangwa se intare za Sarambwe nk'uko bamwe bagendaga babivuga, bavuga ko ubuyobozi bafite cyangwa se amahoro bakomeje kubona byose biri guturuka muri izi ntare za Sarambwe, bityo bakomeza kwifuza ko ibi byose byakagombye kuba biba mu rwego rwo kugira ngo buri muturage wese w'umunyekongo utuye muri biriya bice bigiye bitandukanye abone amahoro yaje kubuzwa n'uriya muyobozi, navuga ngo ni Felix Tshisekedi. Aba kandi bari bafite ibyapa byerekana ko banyuzwe n'ubuyobozi bwa 23, ubwo ni intare za Sarambwe mba ndi kuvuga abahungu basurutani Makenga. Nubwo uyu muyobozi wa 23 akomeza kuvuga ko we ibyo bakoze, ubwo ndakubwira mu buryo bwo kuva hariya mu mujyi wa Uvira, bavuga ko ibyo bakoze ngo bwari mu rwego rwo kubahiriza amwe mu masezerano basinye hariya Doha muri Qatar. Ariko abaturage bakomeza kuvuga ko n'ubundi igihe ibyo ngibyo byo kuvuga ngo bakoranye amasezerano cyangwa se ibiganiro bagirana ngo si ubwa mbere si n'ubwa kabiri, yewe si n'ubwa nyuma ibyo ngibyo bibaho, kandi bakabona nta n'umusaruro bitanga. Ariko kandi bikaba byagiye binagaragarira buri wese, cyane ko imihanda myinshi twagiye tubona ko yari yuzuye urubyiruko, abanyekongo benshi bari mu ngeri zigiye zitandukanye. Bakomezaga bavuga ko bishimiye rero ubuyobozi bahawe n'uyu mutwe wa 23 bubayobora neza ndetse bukabageza ku iterambere batigeze babona, ubwo izi ngabo z'uyu mutwe
w'iri huriro rya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa babo bavuga ko bo babasubizaga inyuma ndetse banabambura utwo bari bifitiye. Reka nkubwire ko mu byo bagiye bavuga bagejejweho n'uyu mutwe w'amwaka wa gatatu ari umuriro cyangwa se kamere ku mazi ndetse n'umuriro w'amashanyarazi, kuko igihe iyi leta cyangwa se aha hagenzurwaga n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC nabo bafatanyije, ngira ngo uyu mujyi wabagamo abacanshuro benshi, ubamo Murundi ndetse unabamo abandi bantu navuga ngo nabizi nyeshyamba z'abawazarendo, tutirengagije na FARDC bafatanya na FDLR. Ibyo byose rero ngo byatumaga hahora akavuyo, aho umuturage nta mutekano nta n'umudendezo yabaga afite mu byo yakoraga byose, ari nabyo byagagendaga bibagiraho ingaruka, ugasanga ejo n'ejo bundi uri kuvuga ngo agiye gukora akazi k'ubucuruzi cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kumuteza imbere, arahura na bariyeri buri uko atambutse, buri uko arenze metero 10 ahura na bariyeri ariko imwaka amafaranga, kandi byitwa ngo hakontororwaga cyangwa se hari hayobowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu byatumye rero abangaba bigaragambya, nakubwira ko ahanini ari ibingibi byose byagiye bigaragara ko rero ari uko abangaba babonye umutekano bahawe n'uyu mutwe w'amwaka wa gatatu, aho bagiye banabahimbira indirimbo zigenda zitandukanye cyangwa se indirimbo zagendaga zumvikana ko abangaba ngo bakomeza gushaka amahoro, n'ubundi bagiye babonera muri uyu mutwe w'amwaka wa gatatu. Aba baturage kandi banashyikirije ubu butumwa MONUSCO bayihaye ubutumwa bwanditse nk'uko byagiye bigaragara muri aha ngaha habereye iyi myigaragambyo, aho iyi butumwa bukubiyemo ubutumwa busaba kuba habaho ibiganiro bihuza abanyekongo mu rwego rwo gukemura ibibazo byugarije iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuwa 17 Ukuboza nibwo uyu mutwe w'amwaka wa gatatu cyangwa se intare za Sarambwe zavuye muri uriya mujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bigaragara ko rero uriya mujyi bari bawuhoje nyuma y'iminsi yari igeze mu 8 bari bawumaranye mu maboko yayo. Ibi ngibi nibyo byahise rero bituma bamwe mu baturage bahita bategura ibikorwa byo kwigaragambya. Ngira ngo sinangaha gusa uriya mujyi imbere yuko batangaza ko bagiye kuwuvamo, mwagiye mubona ko nahari hari abaturage benshi bari babanje gukora imyigaragambyo bagaragariza isi yose ko badashaka ko izi ntare za Sarambwe zabasiga gutyo gusa, ngo kubera ko babonye ko ari nk'abacunguzi kuri bo gusa. Kandi nakubwira ko abangabo bari bavuye mu mujyi wa Uvira nyuma yuko bokejwe igitutu cyangwa se nyuma yuko babisabye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi icyakora nubwo uyu mutwe w'amwaka wa gatatu wari umaze kuvana ingabo zawo muri uriya mujyi wa Uvira, leta ya DRC yo ikomeza ivuga ko ntacyo wigeze ukora, ko ahubwo ibyabaye ari nko kujijisha mu rwego rwo kugabanya igitutu wari urimo ushyirwaho n'izi nyeshyamba cyangwa se wari urimo ushyirwaho n'amahanga. Twagiye tubona ko bari kugenda babasaba ko bakagombye kuba bari kubahiriza ya masezerano yose agamije kuzana amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu buberamo imirwano amanywa na nijoro. Iyi myigaragambyo irakurikirwa n'iki? Iyi myigaragambyo nkurikije uburyo yaramutse imeze aha ngaha muri Goma, nakubwira ko ibi ngibi bifite icyo byerekanye cyane cyane ku rwego mpuzamahanga, kuko ibi ngibi ntibyagaragariye isi yose mu gihe twabonaga mu minsi yashize amahanga yose yakomezaga kuvuga ko uyu mutwe w'amwaka wa gatatu ugenzura uyu mujyi wa Goma ugiye kumara umwaka hafi, navuga ko ari nk'umwaka ugiye kuzura, kuko bawubohoje hari mu kwa mbere k'uyu mwaka ubwo urugamba rwabaga rukomeye, aho uyu mutwe w'amwaka wa gatatu rero waje guhangana bikomeye
n'iri huriro rya leta ya Congo nabo bafatanya yewe n'abacancuro abawazarendo ndetse na FDLR bikaza kurangira babakubise inshuro bakabirukana muri uriya mugi. Ibyo ngibyo ntabwo twabitindaho, twarabibonye, ahubwo ibyo twagiye tubona muri iyi minsi nuko amahanga yose yarahagurukiye kuba yategeka uyu mutwe wa kabiri gatatu kuba wafungura ikibuga cy'indege cya Goma mu rwego rwo kugira ngo borohereze abatanga ubufasha ku baturage batuye muri biriya bice. Ariko twagiye tubona ko ayo ngayo ari nk'ayo mayeri yo kugira ngo bongere bisubize uriya mujyi wa Goma, bikaba byarabananiye, ari nabwo berekezaga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho nabwo habaye imirwano idasanzwe, bikaza kurangira iyo mirwano ivuyemo kuba umujyi wa Uvira waranahise ufatwa. Kuri ubu ngubu nakubwira ko ingabo za kabiri gatatu zawusohotsemo nk'uko bari babibasabye, ariko amakuru ahari ni uko ingabo zose zitawuvuyemo, kuko mu makuru ndi buze kubaha nyuma y'iyi nkuru ndaza kugenda mbabwira ko hari andi makuru yimbitse kandi y'indani yizewe. Twagiye tubona ko hari abawazarendo bagiye bafatirwa muri uriya mujyi mu gihe ingabo za kabiri gatatu zasigayemo mu rwego rwo kugira ngo zirebe koko ibyo basabye niba byarubahirijwe, aho bagiye babona ingabo z'uyu mutwe w'abawazarendo bagenda bakora ibikorwa bitari byiza, bakaza gutungurwa no kubona bafashwe n'isi ntare izasarambwe. Ngayo ngukorera amakuru ari kuvugirwa ku kibuga cy'imirwano, mubwira ngo ukomeze ubane nanjye tuze gusura amakuru yacu ari imbere. Ndabakunda cyane, niyaca no mukuru aho byose mwifuza, reka mvuge ngo asante sana.